Nongeye kubaha ikaze kuri Mitive Inspires. Turagarutse uyu munsi ku munsi wacu wa 24 muri ya minsi 28 yo kwiga umuco wo gushimira mu byo dufite. Aho tubona nyine ko gushimira ari ikintu gishobora gufungura ibintu byinshi, inzitizi nyinshi mu buzima bwawe zikaba zavaho bivuye ku ijambo gushimira no kwishimira ibyo ufite nuko umeze. Uyu munsi rero ikindi gitangaza turi burebe ni ukureba igitangaza cy'ukuntu ijambo gushimira, kwishimira uko umeze, ijambo urakoze rishobora guhindura ibintu byinshi mu buzima bwawe bitagendaga neza. Niba wari ufite nk'ikibazo runaka, umwanya wo kugitaho, umwanya ugitekereza, ushakisha ibisubizo, ukavuga ati urakoze Nyagasani Mana kubwo igisubizo cy'iki kibazo mbona imbere yanjye ugiye kunsubiza. Ibyo bintu bikora nk'ubufindo rwose, wishimiye Imana mbere y'uko usaba, ibintu rwose birasubizwa neza kandi cyane. Uyu munsi rero dushobora no kuwukoresha dutekereza nk'inshuti zacu, abavandimwe, ababyeyi se, abana bacu se, tubasabira. Umuntu ufite nk'umuntu wawe wa hafi yawe ufite ikibazo runaka urakizi, rwose koresha iri jambo ryo gushimira, umusabire, umwifurize ibyiza, ubuzima bwiza, amahirwe se, ubukire se, ibintu ibyo ari byo byose wumva ubona akeneye. Niba ari mu kibazo runaka ugakoresha iri jambo gushimira, ubundi ukamusabira kugira ngo ikibazo arimo gikemuke. Ngira ngo tujya tubibona, burya urabona wenda nk'urugero natanga, abapasiteri ni abantu nkatwe, abapadiri ni abantu nkatwe, abantu bese bihaye Imana babandi tugenda tukikubita imbere ngo badusengere, badusabire, kandi babikora bigakora pe. Igihe ufite ikibazo ukaganiriza pasiteri runaka akavuga ati ndaje nkurambureho ibiganza nkusabire, ukaganiriza umuntu wihaye Imana runaka ati ndaje nkurambureho ibiganza nkusabire, akagusengera, kandi wagenda bya bintu ugasubizwa. Burya nta kindi baba baturusha, ni ukwemera, ni ukwizera, ni ukwemera ko ibyo bintu nyine bavuze basabye bigomba kuba, ko Imana basaba yumva. Urumva natwe rero tugize uko kwizera, uko kwemera, tukumva niba dusabye uwo dusaba arumva, uwo tubwira arumva, tukabyizera tukabyemera, rwose ibintu birakoreka biraba. Nk'abantu bakorera hano none amasengesho, uravuga ati jya ufata iminsi runaka njye gusengera ikibazo iki n'iki mfite, kandi yagezeyo koko akabikora, agasenga ashizeho umwete kubera ko nicyo kintu ari gutekerezaho, kandi arizeye koko ko iyo minsi agiyemo agomba kuvanaho igisubizo, ibintu birakoreka bikaba. Sinzi rero ikitubuza buri gihe kwizera. Niba ari ikibazo runaka dufite tukizera ko kiri bukemuke, ko biri bugende neza, kugira ngo tubashe kugira amahoro nyine mu buzima bwacu, tubashe kugira ibyo twifuza. Rwose reka tujye tugira ikintu cyo kwizera. Usabe wizere, usaba uvuga ati ibyo nsabye nizeye ko biri bigende neza kandi ko ndi bubihabwe. Reka rero uyu munsi icyo tugiye gukora ni nk'uko bisanzwe nyine, ni ya gahunda yacu yo gushimira, yo kwibuka ibintu 10 dushima Imana, tukabivuga. Uko urangije kuvuga kimwe n'impamvu ushima Imana, ukavuga turakoze kubw'iki kintu, noneho nurangiza kuvuga ibyo 10 ubwo tusubire kuri gahunda yacu y'uyu munsi. Ushaka abantu byibuze nka 3 wumva ushaka gusabira, wumva ushaka gusengera, bafite ikibazo runaka, ashobora kuba yarakikugejejeho, cyangwa se ubibona neza n'umuntu wawe, umuntu mubana yari mu kibazo urabimenya. Ubundi wicare hamwe, ufunge amaso, umusengere, umusabire, ushime Imana, uvuga ati Imana urakoze gusubiza ubuzima bwiza kanaka, kumusubiza ibyo abura, kumuha amahoro y'umutima, ibintu nk'ibyo ngibyo. Nawe rero niba hari ikintu ufite, icyifuzo ufite wumva nyine wasengera kigomba gukemuka, nawe usenge, uvuga ijambo urakoze Mana kubw'igisubizo ubashije kumpereza. Reka twizere, tujye dusaba twizeye. Iyo dusaba urumva, keretse hari wenda niba utemera ko yumva, ni hahandi nyine gusubizwa bitinda. Saba ni nk'umwana ugiye gusaba umubyeyi uzi ko ikintu agifite ntabwo umubyeyi yakikwima. Rero izere, nurangiza kwizera usabe, ubundi dusabe tuzahabwa. Rero nk'uko bisanzwe kuryama ntabwo turyama tudasenze, ngo twongere twiyibutse ibyiza byatubayeho kuri uyu munsi, bityo bibashe kujya biduhozamo umutima wo gushima, umutima w'amashimwe, binadufungurira amayira y'ibyiza byose twifuza. Rero ndabakunda, reka ngarukiriza ahangaha. Kuri uyu nahejo rero ku munsi wa 25, niba utarakora subscribe ndagusabye, ndakwinginze nanjye kugira ngo ugende uyinkorere, nurangiza ukore comment, ukore share, noneho uhereza n'abavandimwe
woherereze n'inshuti zawe iyi videwo niba wumva ibigufashije, kugira ngo nabo baze dukomezanye iyi gahunda, dore hasigaye iminsi mikeya. Imana ikomeze ibarinde.